arakoze cyane Joseph Sebatunzi. Tubaye ikaze kwiradisha ku ijwi rya Rwanda Freedom Movement bugira i Washington DC, tukaba dufite saa 10 z'amanywa n'iminota 5 isaha ya Washington DC, tukagira saa 4 z'ijoro n'iminota 5 i Paris n'ahandi mu Burayi bwo hagati ndetse ni Kigali iwacu. Tukaba dufite na saa 3 z'ijoro n'iminota 5 isaha ya London mu Bwongereza. Uno munsi turi kwa gatatu tariki ya 29 Kanama mu mwaka wa 2018, tukaba nk'uko twabibasezeranije ubushize tugiye kubagezaho igice cya gatatu cy'ikiganiro cyatangiye tariki ya 26 Nyakanga, no kuvuga ko hashize ukwezi kumwe n'iminsi 3. Ikiganiro twahaye inyito twanakomeje mu by'ukuri inyito FPR DMI Kayumba iherutse gushinja FLN ya sankara gukwiza ibihuha by'intambara. Inyito ndende nayo ntayo twahinduye, tugenda gusa tuvuga igice kimwe bibiri, tukaba tugeze ku cya gatatu. Inyito ndende rero yari iyi: FPR DMI Kayumba izwiho kuba kabuhariwe mu kubeshya ibya plan B, iratunga gatoki FLN ya sankara, igereranya na FDLR ya Baraforge Fils Bazeya. Muri kino gice cya gatatu cya kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe wakibateguriye, nk'uko byari uko no mu bice bibiri byabanjije, kandi nk'uko byagenze muri ibyo bice bibiri byabanjije. Muri kumwe nanone na Bwana Jonathan Musonera, umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement, akaba ari n'umunyamabanga mukuru wungirije w'iryo shyaka. Muvandimwe Jonathan Musonera, reka ngufungure mikoro noneho usuhuze abari batwumva, noneho tubone gutangira ikiganiro. Mikoro irafunguye Jonathan, niba unyumva rero wayifata ugasuhuza abari batwumva. Uraho Joseph? Uracyahumeka Jonathan? Ndashima Imana. Mumeze mutaho ngaho iwanyu? Dufite imvura n'akabeho gakeya gaciriritse, ariko batubwiye ko n'akazuba kagiye kongera kakagaruka. Niko bimeze nyine byiza. Twaramenyereye ntidutaka. Oya, mwe muyihoramo imvura n'imiyaga ndetse bivanze. Ndagira ngo nyine mbanze ngusuhuze wowe waduteguriye iki kiganiro, kandi ngushimire cyane uburyo witanga gutegura ibiganiro nk'ibi byo kugira ngo turusheho kwigisha abanyarwanda no kubereka ukuri no kubereka ibyabafasha kugira ngo babashe kwiyubaka, bazabashe no kubaka igihugu cyabo nyuma ya Kagame. Nkaba rero ngushimira cyane, nkaba nsuhuza abakunzi bacu n'abadukurikira bose kugira ngo mbararika nanone baze dufatanye muri iki kiganiro, muri iki gice cya gatatu tugiye kuganiraho, kandi barusheho gusobanukirwa neza n'ukuri tumaze igihe twigisha ko bitari ubu ngubu, ahubwo yari nabyo twari twubakishije RNC. Icyo gitekerezo rero tukaba twarakijyanye n'ubu ari byo tuvuga twigisha abanyarwanda no kubereka opozisiyo ihanganye na leta ya Kigali n'ububisha bwayo, uburyo opozisiyo ikwiye kwitwara, ko idakwiye kwitwara nk'abirwanya, ahubwo ikwiye kugaragaza itandukaniro no gukoresha ukuri no koroherana. Nkaba rero mbasuhuje kandi mbifuriza amahoro n'imigisha y'Imana muri iki kiganiro. Murakoze Joseph. Ndagushimiye cyane Jonathan rwose ko utanze iri buriro ryiza cyane ry'ibitugenza, ndetse ibyo byatugenzaga tukaba tumaze iminsi muri ibi bice byose bibiri byatangiye twerekana ko atari amagambo twavuze, ari uko dutandukanye na bagenzi bacu twashinganye ihuriro nyarwanda, ndetse yewe habaye n'ibibazo mu bo dufatanyije muri kino gihe muri FDL inkingi. Ibibazo mu by'ukuri bifite isoko imwe, bituruka ku kibazo gikomeye cyane kiri mu muryango nyarwanda, harimo ikibazo cy'imitekerereze, ikibazo cya ideology. Ibyo rero twakomeje kubyerekana nk'uyu ko twabikoze ubushize, n'uyu munsi turi buze kugaruka
ku biganiro twagize mbere yo gutandukana, by'umwihariko wowe Jonathan, nk'uko byagenze ubushize, nk'uko twari twabisezeranije abakunzi ba radiyo yacu ubushize. Uyu munsi ijambo nyamukuru mu by'ukuri tuza kwibandaho ni iryo wavuze ku itariki ya 21 z'ukwa gatanu 2016, hasigaye ukwezi kumwe gusa n'iminsi 10 ngo RNC icike mu bice. Aha rero reka nibutse ko ubwo duherukanye kuwa mbere tariki ya 20 Nyakanga 2018, nako ntabwo ari 20 Nyakanga, ni 20 Kanama, hashize iminsi 9 gusa. Twagejeje ku bakunzi ba radiyo yacu ikiganiro twari twahaye inyito nyisubiremo, n'inyito idahinduka mu by'ukuri, yahinduka twongeraho gusa ko ari igice cya mbere, cya kabiri, cya gatatu. Iyi nyito rero nyisubire muri FPR DMI Kayumba iherutse gushinja FLN ya sankara gukwiza ibihuha by'intambara. Iki ni igice cya gatatu nimbyibutse nabyo. Noneho muri ibyo bice bibiri byabanje, icya mbere hari ku itariki ya 26 z'ukwa karindwi, icya kabiri kuri 20 z'ukwa munani. Muri ibyo bice bibiri rero byabanje twagiye dusobanurira abakunzi ba radisha ku impamvu FPR DMI Kayumba yikomye FLN ya sankara. Twarazisobanuye cyane, ariko tugomba gukomeza kuzishimangira kuko hapfundikiyemo ibibazo byinshi, ndetse umuntu yitegereje neza hakaba havamo n'ibisubizo kuri ejo hazaza ha opposition, kuri ejo hazaza h'u Rwanda rutegereje byinshi cyane kuri opposition. Ibyo muri ibyo nyine by'uko FPR DMI yikomye FLN ya sankara, impamvu twarazitanze. Ibyo bikaba twarakomoza ku kiganiro cyaraditahuka, shimuswe na FPR DMI Kayumba, ikiganiro cyahise kwa gatanu tariki ya 20 Nyakanga 2018. Ikiganiro iyo radiyo itahuka yari yahaye inyito abanyarwanda barifuza impinduka vuba na bwangu, ariko ntabwo bikorwa mu kajagari. Mu yandi magambo bariho bariga kajagari, n'ibindi byinshi cyane iyo FLN ya sankara. Noneho rwose si twe twenyine, ariko ibyo bintu byateye isesemi. Hari n'abandi benshi cyane babyamaganya, ariko twebwe by'umwihariko tuzi neza babivuga, tuzi neza akavuyo bateje muri opposition, tuzi neza ukuntu bakereje urugamba rwo kubohoza u Rwanda, urugamba rwo kubohora u Rwanda, ukuntu bakerereje impinduka twari twarasezeranye dushinga ihuriro nyarwanda RNC. Dukurikije rero ibyo bintu ntabwo twari kubyihanganira tutabwiye abanyarwanda mu by'ukuri ukuntu abo bantu bashishwa nabi, ukuntu abo bantu bagira isoni. Ahangaha twibutse ko uwo sankara wundi amazina akomora ku babyeyi be ari Karikisi Nsabimana, akaba yarahoze ari umuyoboke ukomeye w'ihuriro nyarwanda RNC, ishami ryaryo ryo muri Afurika y'Epfo. Nyuma yo kwibera umukangurambaga w'imena, akoresheje cyane cyane ibihangano bye, indirimbo nyinshi kandi nziza, uwo sankara Karikisi Nsabimana yaje kwitandukanya na RNC yari yarigaruriwe na FPR DMI Kayumba Nyamwasa ndetse n'agatsiko karimo baramube, bitewe no kuyinenga ingeso nyinshi. Ibyo byose nyine uwo sankara yavuze ati ingeso zo muri RNC nazihaze, kabone n'ubwo rwose nayikundaga, ariko ntabwo nakomeza kubangikana n'aka gatsiko. Muri izo ngeso habo yavugaga ubwironde bw'udutsiko, gusahura imisanzu y'impunzi zabeshwe urugamba. Hari ukuntu tubizi neza ibyo yavugaga, ariko hari undi wabivuze, ndumva yitwa Twizerane, nabo bahise bavira muri muri RNC, cyangwa nitwihangane izina rye kunze kunanira, nawe tuzagenda tumugarukaho, twagiye tumuvuga mu biganiro byacu, tugenda tumugarukaho. Izina rye wenda ubwo nzarivuga neza, niba kandi ntarivuze neza muri ako kanya ambabarire. Uwo rwose we yanakoze ikiganiro kuri radiyo Inyenyeri, agikorana na Jean Damascene Ntaganzwa. Muri icyo kiganiro avuga akarimuri, avuga utwo dutsiko, avuga ukuntu mu by'ukuri babakojeje isoni, babwira abantu kujya gusaba abanyarwanda buzuyemo impunzi imisanzu.
imisanzu yavuyemo amafaranga atabarika, none amafaranga akajyanwa mu bucuruzi bw'ako gatsiko ka Kayumba Nyamwasa. Kayumba Nyamwasa na muramuwe n'akatsiko kandi bari kumwe. Ibice by'ikiganiro, ibyo bice byombi bibiri byumviswe n'abantu benshi cyane, by'umwihariko igice cya mbere kimaze kurenza 50,000 kuri konti imwe gusa YouTube. Umuntu akaba yarenzaho ko harimo n'abandi benshi bacyumvise bakoresheje ubundi buryo, harimo nka site radio ishakwe ubwayo n'andi makonti ya YouTube n'ahandi, kuko ibiganiro byacu birakunzwe, abantu bakunze kubishyira kuri za platform nyinshi cyane zisakaza amakuru nk'aya ngaya. Twibutse ingingo z'ingenzi zaranze ibyo bice bibiri twabagejeje kuri ayo matariki ya 26 Nyakanga na 20 Kanama. Mu gice cya mbere twakoze ikiganiro kirengeje amasaha 2, aho twagarutse kuri bimwe mu birego. Muri ibyo birego radio itahuka itatewe isoni no kurega FLN y'abasankara, yagereranyaga ngo na FDR ngo yigeze kubeshya abantu mu mwaka wa 2012. Twibukije kandi muri icyo gice cya mbere ko mbere yo gutanga amasomo FPR DMI Kayumba tukunze no kwita RNC ishaje, yari ikwiye ahubwo kwisuzuma ubwayo ikamenya igitumye iri mu kaga, kuko iri mu kaga, dukunze kubivuga, iri mu kaga kabo yahemukiye benshi cyane, kabo yabeshye. Mu by'ukuri ayo matangazo y'abasankara y'ibitero bateye akaba yarayiteye guhamuka. Nta gihe tutamaganye ingeso yo gushitura yangije bikomeye urugamba rugamije guhirika FPR DMI Kagame. Noneho rero tukaba twarabisuye muri icyo gice cya mbere. Mu gice cya kabiri, cyo ku itariki ya 20 Kanama, igice cyari gifite uburebure bwa hafi isaha 1:30. Muri icyo gice cya kabiri twibanze ku ijambo rikomeye rya Bwana Jonathan Musonera. Turi kumwe hano muri kino kiganiro nk'uko nabitangaje mu kanya, nk'uko nawe mwabyumvise ko hari abasuhuza. Twibanze rero ku ijambo ry'impuruza ryo kwamagana ubusazi n'ubugome bya FPR DMI. Yari igejeje harindimuka RNC yari abereye umwe mu bayishinze, Kayumba Nyamwasa nyine akaba yarayigeze harindimuka. Ijambo wowe Jonathan Musonera wagejeje ku bantu 4 bari bagize biro tariki ya 21 z'ukwa 5 2016, hasigaye gusa ukwezi kumwe n'iminsi 10 ngo ihuriro ricikemwe ibice bibiri. Aha rero muri kino kiganiro cy'uno munsi, reka mbanze nibutsa abo bantu nyine mwari kumwe nabo bashinze RNC, bari bagize iyo biro. Hari Jerome nayigize iki, akaba umwe mu bashinze RNC, akaba ndetse ari n'umuza bikorwa wungirije wa mbere icyo gihe. Hari Gervais Condo wari nawe mu bashinze RNC, akaba yari umuhuza bikorwa wa kabiri. Emmanuel Hakizimana umunyamabanga mukuru, nawe akaba ari umwe mu bashinze RNC. Ndetse hari na Corneille Minani wari umubitsi mukuru kuri umwanya wamuheshaga uburenganzira bwo kuba mu nama y'abashinze RNC. Aha nyine buriyumvikana ko we atari mu bayishinze. Muri iryo jambo rero Jonathan wavuze ku itariki ya 21 z'ukwa 5 2016, muri iryo jambo washimangiye ibyo Dr. Theogene Rudasingwa yari yaravuze ku itariki ya 23 z'ukwa 4 2016, by'umwihariko ku bijyanye n'ibyo bita plan B. Plan B ni ukuvuga ibikorwa by'urugamba, ibikorwa by'intambara. Wari wunze rero mu rya Theogene Rudasingwa wamagana ibihuha, wamagana ibinyoma ndetse binyura no kuri za radio itahuka, gusaba imisanzu ngo igamije urugamba mu by'ukuri rutateguwe n'ihuriro nyarwanda, rugamba rwategurwaga nako rwabishwaga ko rutegurwa n'agatsiko ka FPR DMI Kayumba Nyamwasa.
twavugaga nk'ijambo ry'agatsiko k'abasirikare b'abatutsi bahoze muri APR, abenshi bahoze no muri DMI, agatsiko nyine kari karembeje ihuriro, karembeje by'umwihariko biro, by'umwihariko umuhuzabikorwa mukuru Dr. Theogene Rudasingwa. Ako gatsiko rero mu by'ukuri mwembi ari Dr. Theogene Rudasingwa kuri tariki ya 23 z'ukwa kane 2016, ari nawe Musoni ku itariki ya 21 hashize nk'ukwezi hafi ukwezi, ku itariki ya 21 z'ukwa gatanu 2016. Ako gatsiko mwerekanye ibyako biratinda, ndetse Jonathan, nk'uko abantu benshi bagiye batwandikira, nk'uko bandikiye Dr. Theogene Rudasingwa, nk'uko natwe batwandikiye kuri radio, abantu benshi bashimye icyo kiganiro ndetse baravuga bati kuki mwatinze kukivuga. Turavuga tuti dufata igihe cyacu cyangombwa, kandi rero ntiturarangiza kuvuga ibintu, cyane cyane ko n'iryo twavuze ryatashye, abantu benshi batangiye kubona ko ibyo twavuze byari ukuri. Jonathan, rero mu ijambo ryawe ndi bushyireho mu kanya, uko kuri rwose buri wese arakwiyumvira. Ni ijambo ry'iminota 10, ntabwo ari rirerire nk'iry'ubushize ryari iminota 38 yose. Iry'uno munsi y'iminota, ndagira ngo rwose nsaba abantu kuryumva uburemere bwaryo, ndetse n'ukuntu ibiriho muri kino gihe muri opposition. Iryo jambo ribivuga neza cyane, ndetse by'umwihariko icyo kibazo cya plan B, ndetse n'ingorane abo ngabo bafashe amafaranga y'abanyarwanda, by'umwihariko abenshi bakaba baguyemo ab'impunzi. Ibibazo bafite muri kino gihe, ibibazo byabarenze, ariko n'ukuntu batobanze opposition bakonona umwuka wagombye kurangwa mu bantu bashaka impinduka. Uwo mwuka nyine ukaba ari umwuka wahumanye nk'uko twabiteganyaga, nk'uko rwose tubyumve muri iryo jambo ryawe Jonathan. Muri kino gice cya gatatu rero cy'ikiganiro, FPR DMI Kayumba iherutse gushinja FLN ya sankara gukwiza ibihuha by'intambara. Muri kino gice cya gatatu tugiye gukomeza twumva uko wowe Jonathan Musonera washoje ijambo ryo ku itariki ya 21 z'ukwa gatanu 2016 uburira abagabo 4 navuze amazina, nyuma yaho baje no gutazirwa akazina. Abo bagabo 4 nyuma yaho baje no gutazirwa akazina k'abateruzi b'ibindi, kuko amagambo babwiye ndetse na hypocrisie bakweretse, nako batweretse, kuko nanjye ubwanjye nari navuganye nabo mbere yawe. Iyi hypocrisie nyine yaje kwigaragaza nyuma y'uko dutandukanye, ijya ahagaragara, ariko icyo batazi cyo nuko tutarambirwa. Ukuri twasezeranije abanyarwanda kuzakwerekana, kandi turakomeje. Mu magambo yasobanutse y'iryo jambo ryawe, mu magambo asobanutse, Jonathan Musonera rwose wasabye kwibuka ko abo bagabo 4 bari mu rwego rukuru, urwego bita biro rw'ihuriro nyarwanda RNC. Ubibutsa ko bakagombye kubizirikana, babungabunga ubusugire bw'ishyaka, ubusugire bwari bugeze aharinduka kubera imikorere y'agatsiko ka FPR DMI Kayumba Nyamwasa. Jonathan Musonera kandi wahishuriye abagabo 4 twaje gutazira abateruzi b'ibindi ko utazihanganira na gato ko FPR DMI Kayumba ikomeza kubiba umwiryane mu ishyaka no gucuza abanyarwanda utwabo, ibabeshya urugamba rutazwi n'ubuyobozi bw'ishyaka kandi runyuranije n'amatwara yaryo, cyane cyane ku birebana n'inzego z'umutekano. Wibukije kandi ko muri uko gushinja FPR DMI Kayumba, wibukije ko n'umuhuzabikorwa mukuru Dr. Theogene Rudasingwa nawe yari yarabikoze, yararegeye abashinze ihuriro, bose bateranye, ukuntu ako gatsiko ka DMI Kayumba Nyamwasa kageze aharindumuka ihuriro, kuri rigiye rwose guhirima neza.
aho naho hari ku itariki ya 20 n'ibyibutse iyo tariki hari ku itariki ya 23 z'ukwa kane 2016. Wongeye kandi rekana ko twongeye twibutse ko muri kino gice cya gatatu kimwe n'ibindi bibiri byakibanjije harimo gusobanura amateka y'uburiganya bwa FPR DMI Kayumba, uburiganya ihuje cyane cyane rwose na FPR DMI Kagame. Abantu baza gukurikira kino kiganiro bari busobanukirwe rwose kurushaho impamvu yatumye radiyo itahuka yarahubukiye kwamagana FLN ya sankara. Mu kiganiro nibutse inyito yacyo, abanyarwanda barifuza impinduka vuba na bwangu, ariko ntabwo bikorwa mu kajagari. Ikiganiro nibutse tariki yacyo cyahise tariki ya 20 Nyakanga 2018. Jonathan rero tudatinze cyane, nagira ngo noneho tushyireho niba ntacyo wifuza wenda kuba wakongeraho kuri ino introduction, niba ntacyo wifuza kuba wakongeraho nagira ngo ntangire nshyiraho ko iryo jambo ryawe mu by'ukuri bari bavuze bati tanga ibisubizo, bati tanga nyine, bari bakubaje bati mbese ibintu babibona gute, baza kubyishimira. Abo bateruzi b'ibindi bane twari tutarabita abateruzi b'ibindi, ariko turuzi neza ko ari bo, ariko tutaratura ngo tubita abateruzi b'ibindi, dutegereje ko bigaragaza bihagije, kuko bamwe bari bubitse ingohe, bari bamaze iyo myaka yose bubitse ingohe, tubiruzi neza, ariko bamwe rwose batarigaragaza neza nk'uko byagenze tumaze gutandukana. Jonathan rero niba wumva iyi gahunda imeze nk'uko twayisezeranye, wambwira ukama favor, noneho ngatangira nshyiramo ijambo ry'uwari uyoboye abo bantu bane ba biro. Nibutse ko yari umuhuzabikorwa wungirije wa mbere ariwe Jerome nawe Igice, akaba yari ari kumwe n'abandi nyine bari muri biro batatu, nabavuza amazina ndetse turaza kugenda rimwe na rimwe tuyasubiramo. Jerome nawe Igice yatangiye n'ubundi ni wari watangiye ikiganiro cy'ubushize nyine kubaza avuga ibi cyazanye abo bantu bane bo muri biro hatarimo umuhuzabikorwa mukuru, kubera nyine ibyari byabaye ibintu bikomeye cyane by'umwaka, bibabaje cyane, byari byabaye mu nama y'abashinze ihuriro, aho umuhuzabikorwa mukuru Dr. Theogene tariki ya 23 z'ukwa kane 2016 yari yaje kubwira nyine abashinze ihuriro ko ihuriro rigeze aharindibuka, noneho nk'uko bisanzwe bari basanzwe n'ubundi bamutesha umutwe bagatangira kumutuka, bityo agasohoka. Jonathan rero abo bane bari baje bavuga ngo baje ngo nabo muri biro ngo bari mu rwego, mu by'ukuri ntawe wari uyobewe yuko ari abantu feble. Uranabivuga cyane ko bari abantu mu by'ukuri batazi icyo bagombye kumara. Warabivuze mu kiganiro cy'ubushize, ndetse n'uyu munsi uragenda wisubiramo uti mwabagabo mwari mukwiye, uragenda wisubiramo. Jonathan rero niba ntacyo wongeyeho, fata ijambo nako ugira ikintu uvuga gatoya, mbe ntegura erema ya mbere yuko Jerome nawe Igice nyine yatangiye akubwira ati ibibazo wabivuze rwose, wabivuze natwe turabyemeranywaho. Niko yabivuze nawe wose ati twese turabyemera ko ibyo bibazo uvuze byose bihari. Aravuga ati noneho se watubwiye uti umuti ni uwuhe, ndetse mu gihe atararangiza neza ngo aguhe ijambo, Colonel Minani umubitsi mukuru nawe ati reka nawe nanjye ngira icyo nongeraho, atangira gutaka bikomeye cyane, ariko ibintu mu by'ukuri birimo uburyarya bwinshi cyane, birimo hypocrisy, kuko ibyo yakubwiye Jonathan ntaho bihuriye n'ibyo nanjye yari yambwiye, n'ibyo abo bose bari bambwiye mu igihe cyanjye cyo kubazwa no kugira ngo nyine ntange inama kugira ngo ihuriro ritasenyuka. Muri icyo gihe nyine ibyo nabwiwe ntaho bihuriye n'ibyo bakubwiye n'uko kuntu bagutatse. Ijambo ni iryawe Jonathan, noneho tube twatangira mu by'ukuri twumva amagambo y'izo ndyarya. Ijambo ni iryawe. Urakoze Joseph, ndibaza ko ibyinshi wabivuze, nibaza ko washyiraho iryo jambo noneho tugakomeza gucunguza uburyo umwete.
yego reka nshyireho none ijambo ntangize iryo jambo ry'uwari uyoboye ako kanama kabane bagize biro y'ihuriro nyarwanda urwego rwo hejuru rwose y'iryo shyaka hari habuzemo umuhuzabikorwa mukuru Dr Theogene Rudasingwa wari warazinutswe imikorere ya FPR DMI Kayumba Nyamwasa. Reka twumve Jerome nayo igize iki uko yakubazaga bati ibibazo nako byihuri wabivuze rwose turanabyemeranwaho niko yavugaga atari kure ati tanga n'umuti kuko nyine nawe uri mu bayobozi. Natadushigaje nikeya mureke tubaze ibibazo musonera reka ntangire kimwe musonera ngira ngo nkubaze mu gusubiza nako musonera uranyumva sibyo? ndakumva jero. Okay urabona ibibazo ni binini kandi byinshi tugomba ndabona iyi nama tuzongera tukanaganira tuzagushaka ikindi gihe ariko umuti ni uwuhe twahuza dute umuhuzabikorwa mukuru twasubiza umutima we mu gitereko dute kugira ngo agaruke muri iyo nama nk'uko twavugaga nyine ibiganiro bikomeze muri make umuti ni uwuhe vema wowe urumva wa contribution wakora kuri icyo kintu niyo ngira ngo n'abandi niba hari n'ibibazo bakubaza nawe abariho tuganisha umuti ni uwuhe? Jonathan rero urumva ko bakoje bati umuti ni uwuhe kuri iyo tariki ya 21 z'ukwa gatanu 2016 mu gihe wari utangiye kuvuga Corneille Minani nawe ati reka ngira icyo nongeraho yongeyeho utuntu nka tubiri icyo ngiye gushyiraho ni kimwe mu bintu nyine yavuze igice cya kabiri tuzakigarukaho mu kiganiro cy'ubutaha. Nagira icyo nongeraho. Yego reka tubanze twongere ku bibazo naho tumureka avuga. Kirajyana nacyo Jonathan kirajyana n'icyo ngicyo umukuru akubajije yuko twabyitwaramo duti mbere yuko igisubizo icyo ngicyo wenda icyo naba pointing out ibintu nka bibiri. Icya mbere Jonathan buri wese muri twese afite uruhare contribution ikomeye yagize mu kubaka iri huriro. Wowe in particular ntabwo kuvuga ngo wabaye fondateur nta nubwo ubwabyo ni kinini ariko cyane cyane ibikorwa wakoze nta muntu uyobowe yuko iyo bavuze mobilisation gukangurira abanyarwanda cyane cyane b'abatutsi perhaps kwitabira ihuriro yuko musonera uza kuri forefront n'abahutu njongeremo kuko musonera yavuze abavugira n'abahutu bose ndakora akoze kunkosora nk'uko bisanzwe urankosora kenshi ujya ugerageza no kubyihorera rimwe na rimwe ntacyo ariko icyo kintu cy'uko nyine wubatse ihuriro ukubaka narrative y'abanyarwanda uburyo bagomba kubana contribution yawe ku kintu cy'ukwezi kwa kane ni huge ni immense. Kubera izo mpamvu rero iyo umuntu yumvise ko hari na possibility nubwo yaba ari remote yuko hari ukuntu umusonera ejeje ubundi wakumva hari RNC itarimo umusonera cyangwa ari RNC musonera yagiye kuvuga ngo FDU inkingi yabanga kanaka na FDU inkingi ya kanaka. Ibyo biteye ubwoba ubwiza ukuri ibyo biteye ubwoba nta nubwo iyo yaba ari nightmare. Wumvise rero Jonathan ukuntu rwose bakubajije umuti bakubaza umuti ndetse Corneille Minani yongeraho ko uretse nyine n'ibyo bibazo bakubaza ko nawe yakubaje ati umuti ni uwuhe atari kure ati kuba umuntu yakumva ukurikije ibintu wakoze by'indashyikirwa mu ihuriro nyarwanda muri RNC ati umuntu akaba yakumva
iryo shyaka rivamo nk'uko abo ngabo muri ako gatsiko bari bamaze igihe bayikwiza hirya no hino, ati cyangwa se wanagiye gukora RNCBC, dore ko ubwo banatekerezaga wenda ku byabaye muri FDR inkingi, kandi nayo bari bafitemo uruhare mu kwisenya iyo FPR DMI Kayumba, ndetse na MRNDCDR Condo. Ibyo byose rero bakomaga hagati bati ibi bintu rwose ntibyabaho, ntibyashoboka. Aha rero ubwo bufarizayi nabwo tuzareba mu gice cya 4 cy'ikiganiro, ariko nagira ngo noneho tubanze twumva iryo jambo ryawe Jonathan, wenda tuze kuganira nyuma yaho rimaze kumvikana, dore ko ari iminota 10. Niba nta ngorane bifite mureka ndishyiremo, ariko niba wifuza wenda kugira akantu wakongeraho wafata ijambo Jonathan. Urihora nyumva? Ndakumva Joseph, yarishyiremo. Reka ndishyiremo, ni ijambo ry'iminota 10 rwose, ariko rwose ndakangurira abantu kuryumva bakarikurikira cyane, ko ni ijambo rikomeye, n'iry'ubushize ryari rikomeye, ndetse harimo n'ibindi bice tutari bushyiremo muri kino kiganiro, tuzakoresha wenda mu biganiro bizataha. Reka rero twumve rino jambo ry'iminota 10. Igihe njye mvuga akenshi nkoresheje ukuri kundimo kugira ngo kubashe gufasha n'abari butanga umuti. Urabona nkawe rero muri muganga, kugira ngo umurwayi ubashe kumufasha nuko umubaza uko yafashwe, nuko ameze, nuko aribwa, kugira ngo ubashe kumenya uburyo uzamuvura. Nanjye rero ukomeze, ibyo mvuga biba bivuye muri jye, kandi mbivuga nta mayeri, nta bucakura, nta no kurimanganya. Mbivuga uko mbyemera kandi uko mba nabibonye. Umuti rero waba uwuhe watuma ibintu bisubira mu buryo? Nkunze gukoresha umugani akenshi mvuga nti, nubona imbwa mu giti ntuzigere ubaza impamvu imbwa yageze mu giti, kuko imbwa ntisega, ntiyurira, hari uba yayishyizeyo. Icyo gihe rero iyo ushatse uwayishyizeyo ukamufata, iyo mbwa uretse kugenda ukayimanura ubundi irahanuka, kuko imbwa ntiyurira. Reka rero mbabwire, ibi bibazo mwabagabo mwe dufite aho bigeze ubu, nkubwiza ukuri ntanabeshye, ibi bibazo ni Kayumba bitera. Anashatse no kubihagarika yabihagarika, ihuriro rigakomeza mu mudendezo n'amahoro, uko uyu mutwe ni umutwe we, niwe wawubatse, niwe donc atari uko yabihagarika akavuga ati nimusigeho, nimuce bugufi, mugerageze kumva inama z'ubuyobozi, mugerageze kureka gusebya umuhuzabikorwa mukuru. Ni ikibazo kiri aho hagati. Maze rero ubwe aciye bugufi akabahagarika, kuko ntabwo twebwe mu by'ukuri ntabwo duhanganye nabo ngo hari ibyo dutegura kuri bo, ahubwo bo bahanganye n'ubuyobozi bw'ihuriro gushaka kubusenya. Ibi rero ni ibintu bigaragara, si ibintu bihishe. Umuti nta wundi uretse kumusaba, wa mugabo we, gerageza aba bahungu n'ibi bintu bivugwa. None se niba ibintu byaramaze no kugera hanze bivugwa ko ngo Kayumba afite ubuyobozi bwe na Rudasingwa akagira ubwe, ko Kayumba ari we ushaka ubuyobozi, ibintu mwene nk'ibyo, kandi bivugwa n'abari abahungu bavuga ko Theogene na Gahima nta kintu bamaze, nubwo bagenda nta kintu bamaze, umuyobozi ari Kayumba. Ibyo ni ibintu biraho, ni ibintu twamubwiye inshuro nyinshi. Bigeze rero noneho aho bigera hanze, nuko ubwe ashobora kubabwira ati nimusigeho. Na biriya bintu byo kuza bari abahungu baza wumva bazanywe no gutukana n'umujinya n'iki,
nk'ibyo bemeye ubwabo mu nama ya mbere bagaruka bakabihindura, iya kabiri bakongera bakagaruka bagahindura, hakabura ibintu bikaba pararize kubera ukuntu abantu baba bateye. ubwe abahagaritse bahagarara. Aho niho hari umuti, ni naho hari n'ikibazo. kandi munakurikiye neza mu bintu umuhuzabikorwa mukuru yatugejejeho, nk'uko Jerome wari ubivuze, yarangije avuga ati Kayumba ndagusaba aba bantu bawe bahagarika ibi bintu byo gusebanya n'ibi bintu by'intambara, n'ibi bintu byo guparariza ubuyobozi, kuko nibihagarara ubuyobozi buzakora neza, ntabwo hazabaho umutwe uhanganye na biro cyangwa n'ubundi buyobozi bw'ihuriro. gutana ntawe ubyifuza, biragatsindwa. Ntabwo nifuza ngo ihuriro ricikemo ibice, oya, nifuza ikintu icyo ari cyo cyose cyashoboka, nubwo umuti waburura, nubwo waba ukomeye gute, tukawunywa ariko ihuriro ryacu ntirisenyuke rwose. N'umuntu washaka kurisenya tukagerageza kumuhendahenda, kumwigisha, yatunanira tukamurekura, ariko twagerageje, ariko twirinda ikintu cyatuma ihuriro risenyuka. Icyo kintu dukwiye kucyumvikanaho twese, tugahagurukira hamwe kucyamagana. Ikindi mbasaba, muri abagabo bakuru, muri abayobozi, genda kibasaba nkamusonera, nka mugenzi wanyu tumaranye iyi myaka, nimubona hari ibyo ngendamo nabi nk'umuyobozi, nk'umuvandimwe wanyu, mwagiye mumpamagara mukambwira muti sha, wenda umwe akampamagara akangira inama, nkamunanira ariko yangiriye inama. Noneho niba bitarabaye, ndabasabye nihagira ubona ngoramye akabona hari ibyo ntatunganya, ajya mpa inama ambwira ati have uyu murongo urimo ndabona ushobora kutaba mwiza, ariko unyuze aha byaba byiza. Ubwo ni uburyo bwiza bwo kubana no kubahana no kubaka urukundo mu buryo bw'ihuriro. Kugarura Theogene mu nama cyangwa kumuha icyizere, nuko mukwiye kuganira na Kayumba, mukanamwereka ibibazo byose uko biri, mukanamwereka abantu bakoresha izina rye kandi ntabamagane. Na kiriya kintu cyo guhora yivanga mu nzego, mara niba hagiye kuba amatora warashyiraho umuntu ashaka, amushyiraho nkandi kubera iki? Ibyo bintu yabaretse inzego zigakora uko zigomba gukora, niba hari utorwa agatorwa, ariko ntibibemo ibintu bimeze nko hashyizweho amatora ariko noneho hari umuntu uteganyijwe ngo abe ari uri bujye ku buyobozi. Ibyo bintu ni ibintu dukwiye kwamagana mu ihuriro. Ikindi, ihuriro ryacu ryafashe isura nziza y'abanyarwanda. Umureke abantu bo kuryitwaza bubakamo ikintu cy'amoko. Amoko yacu nta kibazo afite mu ihuriro, abagifite ni abashaka kubikoresha kugira ngo bashake uburyo babona ibibazo kuri bagenzi babo cyangwa mu ihuriro. Ibi rero nimwegera Kayumba mukamwumvisha ko akwiye guca bugufi akahagarika aba bahungu muri ibi bikorwa byabo byo gusebanya, agashaka n'uburyo ubwe aganira na Theogene, bagomba guhura bakaganira, wenda byadufasha. Ariko ntabwo umuti ushobora kuboneka. Ibi bikorwa murabibona, mwebwe murabibona mukibwira ko ari ibikorwa byoroshye. Ni ibikorwa bamaze ngo no gushyiraho etamajoro, edayeri harimo ngo n'ababonye amapeti bamwe babaye abajenerali. Nizo ntambara banariho. Nawe mwe mumbwire, ibyo bintu biravunditse aho, birimo birakorerwa inyuma. None se niba umuntu arimo akora umutwe w'ingabo utazwi n'ihuriro, bagakora ibikorwa baciye inyuma, nta buyobozi bwa politike buyoboye ibyo bikorwa, mwebwe murareba mugasanga ibi bintu tutabihagaritse hakiri kare bizagenda bite? Nimushaka uburyo muzabiganira na Kayumba, munamwereke ko igikorwa cyo kubaka uwo mutwe
gikwiye gushingira kuri politike. Dufite platiforume dukoreramo, mwubaka umutwe ushinzwe kuzakurikirana ibyo bikorwa. Mureke dushakishe abantu bahoze muri fare cyangwa se n'abandi bose ari abahutu ari abatutsi. Turafite abasirikare bari muri FPR n'abari muri fare. Abo ni inzira ya mbere yo kuganiraho kugira ngo abantu bahure n'uwo mutwe wubakwe abo bantu barimo. Kandi mu by'ukuri ntababeshye, hari ibyo nari maze kugeraho, hari benshi nari maze gukonvenka bamaze kwemera ko dukwiye kuzashaka uburyo twazahura, twazakora iyo ntuza, tukazaganira. Ibyo bintu nabibwiye Kayumba, ibyo bintu nabibwiye Rudasingwa, ibyo bintu Condo narabimubwiye, mubwira ukuntu nazungurutse muri abo bantu. Icyari gisigaye ni uko twabahuza. Ntabwo rero bishobora kubakwa ngo tugendere ku bintu. Murabona radiyo imaze iminsi mubona ukuntu ikora, isa nk'itagira umurongo. Ejo muzagira mwumve barimo barayikoresha nka iherutse, bitubera ikibazo. Irimo irashakishwa amafaranga y'intambara. Intambara ntabwo ihuriro riyizi. Ibi rero abantu barasabwa amafaranga. Ayo mafaranga ejo bizatubera ikibazo mu bayoboke nimugira n'ibikorwa mushaka gukora. Mwaratangiye kwambaramwo amafaranga n'ibikorwa bitari byakorwa. Ibi ni ibintu mukwiye mu by'ukuri kurebera hafi nk'ubuyobozi bukuru, mukagerageza kuganira n'uriya mugabo. Jonathan, aho ngaho ibyuma byaracitse baza gushaka kugaruraho, uravuga uti nari ndangije. mu by'ukuri uti nari ndangije. Tuzari n'utundi wavuze dukeya tuzaba tutugarukaho. Nagira ngo rero kuri rino jambo wavuze tariki ya 21 z'ukwa gatanu 2016 hasigaye gusa ukwezi n'iminsi 10 ngo dutandukane, dore ko byacaga amarenga mu by'ukuri. Nagira ngo nyine uku kuntu wagosoriye mu rucaca nyuma y'imyaka 2, nyuma y'imyaka 2 n'amezi umuntu yavuga hafi 4, ibyo byose bibaye. Iri jambo ryawe uraribona ute? Ntitwahwemye kubivuga ku maradiyo twashinze, haba kuri radiyo Ihuriro, haba no kuri radiyo Ishakwe. Ariko rero ijambo riremereye nawe iyo uryumvise nyuma y'imyaka 2 n'amezi 4 hafi aho ngaho, rikubwiye iki? Ntubona mbese ko ari umuhanuzi mu by'ukuri ijambo ryawe Jonathan? Wahora n'iki muvandimwe Joseph? Baca umugani ngo umuntu ahenderwa mu isoko agatonganya inzira. Mu by'ukuri aba bagabo izi nama zose nabahaga, ibyo naberekaga mu by'ukuri urabizi cyane, twagiye tubiganiraho Joseph. Ibibazo byose twagiye duhura nabyo jye nawe ko twakoranye bya hafi, ukiri secrétaire general w'ihuriro nyarwanda RNC. Ibi rero nabahaga inama kandi mbereka ibi bikorwa bya Kayumba yari amaze igihe kirekire abyubaka. Ngira ngo mu bice bitagaragaye hari aho uzabona naho twagiye tumuha inama twimwereka ibikorwa bya bamwe muri bagenzi bacu ko na Kigali yabakoreshaga, nyuma ntibanabyumve, nyuma bakaza kubibona ko baje kugenda bajya i Kigali. Ibindi bikorwa byagaragaraga ni ukwerekana systeme ya FPR DMI Kagame ko Kayumba nawe nyiri kuyubaka yayihunganye akagerageza kuyubaka mu ihuriro. Ibi byose nabiberekaga kugira ngo batazagwa mu mutego nk'uwo twaguyemo igihe twasangaga FPR dutangira iyi ntambara muri 90. Ibyo twaharaniye ntitubigereho, ahubwo bikarangira hamenetse imivu y'amaraso y'abanyarwanda. Ikindi nagerageje no kubereka urugero rw'imyaka bagezemo ko mu by'ukuri bari bakwiye guhagarara ku kuri, bakirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyabusanya n'ukuri,
kuko abanyarwanda amaherezo bazabibabaza. Ibyo bintu byose ntibabyumvise, ahubwo byagaragaye ko Kayumba we yari yabatumye kutunekaho ibyo dutekereza, ni kuko yari yaramaze gufatanya nabo umurongo wo gusenya ihuriro mu byo tutashakaga ko bikorwa mu buryo bunyuranije na porogaramu z'ihuriro. Ubwo rero byarakozwe, baca mu ihuriro kabiri, ndetse bakwiye kuzabazwa ko bahemukiye impunzi z'abanyarwanda, ndetse bahemukiye n'abanyarwanda babaye ingwate mu gihugu na FPR DMI Kagame ndetse na FPR DMI Kayumba. Biyemeza kuba abateruzi b'ibibindi, biyemeza guhora mu mujishi bahetse kabutindi kugira ngo babashe kugera ku byo bibwiraga ko bazageraho. None mu by'ukuri ikigaragara ni uko izo ntambara batekerezaga zarabananiye, basahuye abanyarwanda. Ni nayo mpamvu wumvise bahuka sankara ngo na bagenzi be na FLN ngo ibyo bakora ni ukubeshya. Ibyo niba babeshya barabishakaho iki? Babirekeye nyiri ukubeshya ko ari we nyirabyo, baramwataka bamushakaho iki? Ko nta n'imisanzu yari yarasabye abantu, nkabo bayisabye kandi ntibagire icyo bakora. Ibi rero byose turabishyira hanze kugira ngo abanyarwanda bamenye ukuri kandi bamenye uburyo bakwiye kurwana n'ikinyoma. Joseph, nawe uzi byinshi, wenda nawe wagira icyo wongeraho. urakoze cyane. Icyo nakubwira ni uko hari aho bavuga ko nzabizana kuri radiyo mu kiganiro gitandatekereza. Hari aho bavuga bati ni wowe wa nyuma mu bo twabajije, bati ni wowe wa nyuma rwose uherutse abandi, bari banyuze ku bandi, nanjye banyuzeho rwose, bari bamperutse. Icyo nakubwira nako naranakikubwiye ni uko ururimi bakoresheje bakubwira wowe, bavuga ko ibintu byose babyumva, ko ibyo bibazo byose rwose uvuga ko nabo bemeranywa nawe, ndetse yuko uri umuntu w'imena udakwiye guhungabanywa ku kintu icyo ari cyo cyose, ukwiye kubahwa kubera ibintu byinshi wakoreye ishyaka. Ntabwo ari byo bambwiye na gatoya. Jyewe rwose urabona iyo kampanye y'abantu bo mu gatsiko ka Kayumba Nyamwasa yo kuvuga ko ngo wowe Theogene, wowe Jonathan Muso na Dr Theogene Rudasingwa ko ngo mugomba kuvamo, ndetse baranabaze neza, ngo barabimbwiye, ndabifite cyane rwose, kandi si umwe wo gusa wabimbwiye. Nagize intumwa nyinshi cyane, ngo ndetse ngo revolution, niko bavuga ngo revolution, ngo biyemeje ngo niyo mwavamo ngo ntacyo yaba, ngo yakomeza rwose, ngo ihuriro rimaze kugera ahantu heza cyane. Mu yandi magambo, abantu mu bimena ihuriro rikesha imbaraga ryari rimaze kugira bagomba kuvamo, bakijyayo rwose bakavamo, ngo noneho revolution igakomeza. Mbese revolution yiheye abantu mu by'ukuri bigaragara ko bari abareactionnaire. Aho tuzagiye wenda batabizi iyo terme ya reactionnaire, ubundi ni ikinyuranyo cy'umurevolution. Umureactionnaire ahubwo ni umuntu ushaka ibya kera byononaga abaturage, akaba ibyo ashaka kugarukaho. FPR DMI ya Kayumba Nyamwasa nta kindi itekereza uretse gusimbura Kagame, ubundi bakikomereza gukora nyine bya FPR DMI, kuko FPR DMI Kayumba nyine nta kindi itekereza. Ni nawe wakuriye, wanabyibutsa, ni wari ukuriye DMI, yakoze amahano, yakoze jenoside, yakoreye jenoside abahutu. Ni Kayumba Nyamwasa wari uyoboye. Aho tunashimire by'umwihariko abantu noneho bamaze kwibohora ku maradiyo hirya no hino rwose, bakaba basigaye bavuga iyo jenoside. By'umwihariko nashimira ikinyamakuru Ikondera Info, kibohoye rwose, gisigaye gishyiraho abantu banyuze inzira ndende, abantu bishwe na DMI ya Kayumba Nyamwasa na Kagame bakiri impanga. Ibyo byose rero ni ibintu koko umuntu yakwishimira muri kino gihe. Uko kuri twaharaniye, uko kuri twakomeje guharanira, uko kuri wavuze n'icyo gihe, uko kurigaragaza.
Jonathan nkwibutse ibyuzi harimo n'abatangiye kumena rwose bahunze kubera kuba baracuje abanyarwanda benshi utwabo ngo bagiye ku rugamba. Ejo bundi urugamba rwa sankara avuze ko rutangiye, ndetse rutangiye nta n'abo yatse imisanzu batangije utwo bafite byose, niko babivuga, ntabwo turi abavugizi babo. Aho bitangiriye nyine abandi bati noneho turagatoye, bati presiyo, bati presiyo igiye kuba nini cyane kuri twebwe, n'ubundi yari isanzwe, noneho turagatoye, reka tubamagane tuvuge yuko babeshya, tuvuge ko babeshya nk'abo bari bafite ibyo kureba niba ari ukuri. Ibyo byose rero urabona ko noneho unabisobanura neza, dore ko wari warabuburiye rwose kuri iyo tariki ya 21 z'ukwa gatanu 2016, hashize imyaka 2 n'amezi hafi 4, wari warabivuze Jonathan. Rwose aho ngaho ngushimire cyane, ngushimire cyane rwose ukuntu ibyo bintu wari warabihanuye, babwira uti abaturage mwacuje utwabo, bazabahinduka, kandi bazavuga rwose ihuriro nyarwanda ndetse na opposition zose zizahatera ibaba. Reka nsubire mu magambo wakoresheje, uvugira uti ntabwo rero bishobora kubakwa ngo tugendere ku bintu. Murabona radiyo imaze iminsi mubona ukuntu ikora, isa nk'itagira umurongo. Ejo muzagira atya mwumve bariho barayikoresha nka RTRM, bitubera ikibazo. Iyo radiyo iriho irashakishwaho amafaranga y'intambara ntabwo ihuriro yize. Ibi rero abantu barasabwa amafaranga, aya mafaranga ejo azatubera ikibazo mu bayoboke. Nimugira ibikorwa mushaka gukora mwaratangiye kubamaramo amafaranga n'ibikorwa n'ibikorwa bitari byakorwa. Wabwiye abateruzi ibindi, kuko nyuma yaho baje kwerekana ko hari abateruzi ibindi nk'uko twabibakekagaho. Warangije ugira uti ibi ni ibintu mukwiye mu by'ukuri kurebera hafi nk'ubuyobozi bukuru, mukagerageza kuganira n'uriya mugabo Kayumba Nyamwasa nyine wari uriho aroga amariba, aroga isoko y'impinduka, akaba nyine bimaze kuba ikibazo. Jonathan, rero iki kiganiro turi bukigere kigufi, ngira ngo abantu noneho bagenda bumva neza impamvu abo bantu twababatije ku gatazirano k'abateruzi b'ibibindi, twabise ako gatazirano k'abateruzi b'ibibindi. Ndetse nk'uko twabisezeranye Jonathan mu kiganiro mu gice cya 4, tukazaba tuzagaruka nyine kuri iyo hypocrisy y'abateruzi b'ibibindi, aho nk'abo bakoroneye baguhaga ibyo bisingizo, n'abandi barabiguhaye, nabyo nzabizana, nzasubira muri ibyo bya koroneye, ibyo bisingizo nzane n'ibindi, kuko byari bihabanye cyane n'ibyo bari barabibambwiye, n'ibyo n'imaze iminsi mbwirwa n'abantu n'intumwa za Kayumba. Nabo bari intumwa za Kayumba kuko bambwiye neza icyo gihe ibyo n'imaze iminsi mbwirwa n'izindi ntumwa za Kayumba zigera nko kuri 3, zimbwira ko nyine mwebwe rwose mugomba kuvaho mukavamo, mwashaka mukava no mu ihuriro, ibyo ari byose mugomba kuvaho. Ibyo bari bamaze iminsi babimbwira, nkabwira ntese ibyo bintu byo kuvuga ngo murirukana abantu, nabo bateruzi ibindi baravuga ngo ibyo bintu rwose nibi byo kuvuga ngo hari abantu bagomba kwirukanwa. Ni nabyo mu bufarizayi bwinshi Colonel Minani nyine yaheragaho avuga ati rwose, ati sinumva utari mu ihuriro, sinumva ndetse wanarivuyemo ukajya gushinga wenda ihuriro bise, aho yakomozaga kuri za FDI inkingi. Ariko mu by'ukuri harimo hypocrisy nyinshi, nk'uko tuzabyerekana ubutaha, kuko nyuma tumaze gutandukana noneho rwose icyo bita mask cyaraguye, kikubise hasi, noneho berekana icyo bari cyo abo bateruzi b'ibibindi. Mask zaraguye, tuzabibona mu kiganiro gitaha. Jonathan, rero rwose tugana ku musozo, kuko ijambo ryawe rivugira ntaho. Ndakangurira abantu benshi kuzarikurikira, bakongera bakarikurikira.
kandi ni igice kimwe kuko hari wenda n'utundi tuzagenda tugarura mu kiganiro cy'ubutatiro tuvuga abateruzi ibindi, kuko ni ikibazo gikomeye cyane aho za ideologie reactionnaire, ideologie zishaka gusubiza abanyarwanda mu byashenye u Rwanda no mu byashenye ubuzima bw'abanyarwanda, ariyo MRNDCD irangajwe imbere mu ihuriro na Condo Gervais na FPR DMI Kayumba irangajwe imbere birumvikana na Kayumba Nyamwasa. Izo za ideologie zombi nizo ziri muri RNC. Hari rwose ibintu ubundi bitabangikana, bitagomba no kubangikana, ikaba ari nayo mpamvu ubona mu by'ukuri RNC isigari baringa ni radiyo itahuka ivugirwaho n'imizindaro 3-4 y'abantu nyine bo biyemeje gukora nk'aba escort kuko bogerwa ubwonko. Hari Abdul Karim nyine mu bashenye ihuriro nyine ariko atumwe na Kayumba, Jean Paul Turayishimye, Serge Ndayizeye, wenda muntu yashyiramo na Epimac ntamushobora nawe, ariko hirya gato yabo kuko abo ngabo nibo bari imbere mu kuruma abantu bose. Wabuze ukoresha iyo teme, twagiye tuzikoresha kenshi. Wabuze utimbwe uyibonye mu giti imanitse ntabwo aba yahijyanye, haba ari uwayihajyanye. Rwose uwo mugani ndawugushimiye. Fata rero ijambo gatoya usezere kore batwumva. Iki kiganiro twashatse ko kiba kigufi kugira ngo cyane cyane abantu bose bazabona akanya ko gusubira muri iri jambo ryawe, banasobanukirwe neza ibiriho biba muri opposition, ndetse n'umuti. Mu by'ukuri si ibibazo gusa bivugwa, harimo uvuga burya ibibazo neza, haba harimo n'umuti wabyo. Ibyo tudahwema kuri radiyo ishakwe mu ishyaka ryacu ishakwe Rwanda Freedom Movement, ibyo tudahwema nyine kubwira abanyarwanda ko kwirukira izo za ideologie zashenye igihugu, ideologie nyine mu by'ukuri zuzuyemo uburozi. Umuntu yagenda buhura agatekereza, akagenda wenda akanyura mu nzira y'imfunganwa, ariko akazagerayo, bityo mu Rwanda rukazagira amahoro arambye, uburumbuke burambye. Ijambo ni ryawe Jonathan ryo gusoza rwose kino kiganiro twashatse ko kitarenza cyane isaha imwe. Ijambo ni ryawe Jonathan. Wavuyeho, reka ngushake mpise numva ikibazo ko giteye. Reka ngushake noneho, ariko niba ufite wenda icyiciro cyo kuvuga birenze umunota umwe wabikora, ariko rero ugasoza kuko njye ndumva narangije nta kindi ndi bwongereho. Ijambo ryawe nagufunguye mikoro Jonathan. uranyumva noneho? Ndakumva neza cyane. Urakoze Joseph. Ntabwo ndi bufate umwanya wo kugira ibyo nongeraho, nuko wenda mu gice kizakurikiraho hari ibindi byinshi tuzagarukaho tutabashije gushyiraho ubu ngubu, kugira ngo abantu bazajye barushaho kugenda basobanukirwa, kuko ibi byose byo gusenya RNC cyangwa se gusenya FDU cyangwa se gusenya uko bashenye PS imberakuri, ibi byose nabivuzeho, nabyo nabiganiriye n'aba bagabo, ndetse na Condo ubwo arabivuga ko hari ibyo bazi. Abantu rero basobanukirwe neza aba bantu bitwa ko ari aba leaders bashobora kuvamwo abayobozi nyine bazayobora u Rwanda, kandi ari abagambanyi, ari abanyabinyoma, ari abantu ndetse batita ku bibazo impunzi zifite, batita ku bibazo abanyarwanda bafite imbere mu gihugu, ahubwo birebaho ku giti cyabo n'utwo dutsiko, cyane cyane ko Kayumba bahishira twagiye tumusaba gushyira hanze no mu ngira ngo Joseph nk'uko ubifite, hari aho naho mbivugaho impamvu adashobora kuza kuri radiyo kugira ngo avuge ibyo DMI yagiye ikora,
kwica abasirikare no kwica abayobozi no kwica abaturage, kandi ko abizi. FPR DMI niwe wayubatse, ni nawe wari umuyobozi wayo, ni nabyo yagiye akoresha mu mashyaka hano hanze kuyasenya. None rero abadukurikiye ndagira ngo bumve ukuri kuri ibi bintu ko atari uburyo bwo kwangana cyangwa se kugira ikindi kintu wakora kinyuranije n'umurongo abanyarwanda biyemeje wo gufasha no gukoresha ukuri. Ni abanyabinyoma, ni abantu umuntu adashobora kugirira icyizere. Kubera iki? Kubera ko bagambaniye impunzi, bagambanira abanyarwanda mu gihugu. Nkaba rero ngira ngo abakurikira ibi biganiro bajye barushaho gusesengura. Ibi ni ibintu twababwiye mbere y'uko dutandukana mu mwaka wa 2016, hashize imyaka 2 n'igice. Aba bantu bari aho ngaho nta n'ufite ipfunwe ryo kuvuga ati narahemutse, reka njye kuri radiyo mbwira abantu ko ibintu biteye, nsaba imbabazi cyangwa se twitandukanye n'iyi kabutingi. Ariko rero bari mu mugozi, bari mu mujishi, kuwusohokamo bizabagora, kereka umunsi bazagira ubutwari bwo kwibuka ko bahemutse, bakagarura agatima impembero, bakabwira abanyarwanda bahemukiye ko bakoze nabi, ubwo abanyarwanda wenda bakabababarira. Ariko mu by'ukuri ni uko ibintu biteye, kandi tuzaguma kubaha ibiganiro kugira ngo hatazagira uwibeshya ko opozisiyo igomba gukora nk'uko FPR DMI ikora, cyangwa se nk'uko izabanjirije FPR DMI za MRNDCDR n'abandi bagiye bakora amahano kuva mu gihe cy'ubwami no mu gihe cya repubulika na revolisiyo ya muri 59. Ibyo byose byagakwiye kutubera amasomo, aho kugira ngo ahubwo tugende twubaka ibibi ku birusha. Maze rero ntatinze Joseph, ndagira ngo dusezere abakunzi bacu, tubizeza ko tuzabashyiraho ikindi gice gikomeye kizaba cyerekana noneho n'umuti n'inzira ikwiye gukoreshwa kugira ngo tubashe gutsinda uru rugamba twiyemeje. Ntabwo urugamba rugombera kuba abantu ari benshi cyane, ahubwo rugombera igitekerezo kizima, rugombera ukuri, rugombera ubwumvikane, rugombera urukundo no gushyira hamwe. Amahoro n'imigisha y'Imana bibane n'abadukurikiye mwese, kandi Imana ibarinde. Murakoze. Amahoro n'imigisha nawe Jonathan, kuri wowe no kubawe. Iki cyari igice cya gatatu cy'ikiganiro FPR DMI Kayumba iherutse gushinja FLN yaba sankara gukwiza ibihuha. Mukamwe ari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera. Nshuti mwabudutse amatwi rero, ijoro ryiza aho bwije, mukore mugwize kandi